Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi yongere ibagarukeho bundi bushya. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubereye mwiza wo gutegereza. Mana, icyubahiro ni icyawe, waraturinze, wabanye natwe, waraturengeye, turagushimye kandi turagushimye ko tugeze aya masaha turi amahoro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, tweze utuboneze rwose, dukureho umugayo wose watugaragayeho. Mu izina rya Yesu, kimara kutubabarira, turakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, utwemere ijambo ryawe ritubere impamba muri uru rugendo. Icyo twanda ni ukora kwa Satani n'ingabo ze. Mu izina rya Yesu tumenye Mwuka Wera kugira ngo azatubere umuyobozi muri byose, ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Akoze kumvishe gusenga ubu n'iteka ryose, amen. Tugiye komeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice 4 kuva ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 8. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kwezwa n'urukundo no gufatanya bya kivandimwe. Icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana. Kandi ngo umuntu wese areke kurengera cyangwa kuriganya mwene se kuri ibyo, kuko umwami wacu ahora inzigo y'ibyo byose, nk'uko twabanje kubabwira no kubahamiriza. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Nicyo gituma wirengagiza ibyo ataba ari umuntu yanze, ahubwo aba yanze Imana iha mwebwe umwuka wayo wera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana ritubwiye ko Imana ishaka ko twezwa. Wowe nkurikiranye, ndakwinginga kugira ngo wezwe, ukore ibyiza, wirinde icyaha n'igisa nacyo, kuko Imana nicyo ishaka. Ishaka ko tuva mu bibi, ishaka ko twirinda ikibi tugakora ibyiza, kuko Imana ngo yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo. Imana rero yandemeye gukora imirimo myiza, nawe kuremera gukora imirimo myiza. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ubikore nk'uko yabiguhamagariye, nanjye mbikore nk'uko yabimpamagariye, kuko icyo ishaka ni uko twezwa. Ni uko twezwa tukirinda ibibi byose, tukirinda igomwa, tukirinda ubusambanyi, tukirinda ubusambo, kubeshya, uburyarya, kugambanirana, urwango. Ibyo byose Imana ishaka ko tubyirinda, tukezwa rwose, tukakora ibyo Imana ishaka. Ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro. Bene data, menya gutegeka umubiri wawe, umubiri wawe wezwe ufite icyubahiro. Tegeka umubiri wawe wo kugutegeka, umubiri wawe wo kukuyobora. Irari rikurimo ryo kukuyobora, ahubwo saba Imana imbaraga kugira ngo ubashe kuritegeka, ubashe kurirwanya. Nirijya kuzamuka urirwanye, kuko Imana yaduhamagariye kwirinda ibibi, ikibi icyo ari cyo cyose. Imana yaduhamagariye kwirinda icyaha icyo ari cyo cyose. Mureke rero umubiri wo kudutegeka, ahubwo tuwutegeke. Akanwa kawe nikajya kuvuga ugategeke, gaceceke niwumva ugiye kuvuga ibidafite umumaro. N'ibindi bice by'umubiri byose ubitegeke, ntibikuyobore, ahubwo wowe ubiyobore, ubitegeke kugira ngo ubone uko wirinda, kugira ngo Imana ihimbarizwe muri wowe, kuko imibiri yacu ni insengero za Kristo. Niyo mpamvu rero tugomba kujya turinda urusengero rwa Kristo, tukirinda ibibi ibyo ari byo byose, ahubwo tugakiranuka, tugakora ibyo Imana ishaka, kuko urusengero rw'Imana ntago rukorerwamo ibyo umuntu yiboneye byose. Urusengero rw'Imana ntago ruvuga ibyo umuntu yiboneye byose. Niyo mpamvu nkwinginga mwene data nkurikiranye, kugira ngo wowe gutegekwa n'umubiri, ahubwo wowe utegeke, umenye ibyo uvuga, umenye ibyo ukora,
wirinde ibyaha n'ibisa nabyo, Imana izakugirira neza. Imana nikomeze idufashe cyane ngo mudatwarwa n'irari ryo kugirira nk'iry'abapagani batazi Imana. Bene data, nimureke gutwarwa n'irari, nimurwanye irari ry'umubiri ngo abapagani nibo bagira irari. Natwe rero nimureke twirinde irari, kuko iyo umuntu agize irari rigutera gukora icyaha. Irinde irari rero, usaba Imana imbaraga. Twebwe ntabwo twakishoboza, ariko biba byiza iyo uhora imbere y'Imana ukayisaba imbaraga zigufasha kurwanya icyaha n'igisa nacyo, ukayisaba imbaraga ziguha kwirinda ibyo byose abapagani bakora. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo musenge ubudasiba. Iyo umuntu ari gusenga agahora imbere y'Imana asenga, Imana imuha imbaraga, bigatuma yirinda ikibi n'igisa nacyo, yirinda icyaha n'igisa nacyo, ahubwo ugahora uharanira gukora ibyiza. Imana itugirire neza. Nimureke rero ko kugira irari nk'uko abapagani babigenza, two kugira ibyo turarikira, ahubwo dusaba Imana iduha imbaraga zo kurwanya icyaha n'igisa nacyo. Bene data, nimureke imibiri yacu tuyitegeke yo kudutegeka. Imana itugirire neza. Ngo kandi umuntu wese areke kurengera cyangwa kuriganya mwene se. Bene data, nimureke kurengera, gutwara ikintu kitari icyawe cyangwa kuriganya umuntu uwo ari we wese, yaba ari umuvandimwe wawe, yaba ari inshuti yawe, yaba ari umuturanyi. Reka kurengera cyangwa kuriganya, reka gutwara ibitari ibyawe, kuko akenshi ibyo wariganyije nta mumaro bigira, nta mumaro byakugirira, nabyo biba imfabusa, kandi n'imbere y'Imana ukaba ugiyeho umugayo. Bene data, nimureke kuriganya, kubera ko abantu benshi hari igihe babikora bakavuga ngo ntawambonye, ariko ndagira ngo mbabwire ngo ijisho ry'Imana riratureba, ijisho ry'Imana ribera hose icyarimwe. Mwene se ashobora kutakubona uko wamuriganyije, ashobora no kutabimenya, ariko Imana ibikureba. Kandi reka mbabwire, nyuma y'aha ngaha hari urubanza, hari ingororano, kandi ngo buri wese azahemberwa ibyo yakoze. Mwene data, reka kuriganya ngo nuko batakureba, reka kuriganya, ureke kurengera, ureke kugira abo ubangamira. Bana n'abantu bose amahoro. Imana nikomeze idufashe kandi tugirire neza. Ngo kuko umwami wacu ahora inzigo y'ibyo byose nk'uko twabanje kubabwira no kubahamiriza. Imana ihora inzigo. Nibyo nakomeje mbabwira ngo uko wagenje niko uzagenzerezwa. Mwene data, kora ibyiza, ubane n'abantu bose amahoro, wirinde kugira ubangamira, kandi icyo wumva kitakugeraho, icyo wumva batagukorera, nawe wirinde kugikorera abandi, kuko Imana ihora inzigo. Uko wagenjeje ngo niko uzagenzerezwa, niko ijambo ry'Imana nasomye ryambwiye, ngo uko wagenjeje ngo niko uzagenzerezwa. Imana itugirire neza. Reka rero kugira uriganya, reka kugira ukorera ikibi, ikintu utakifuza ko kikugeraho, ikintu utakifuza ko wakorerwa, nawe wirinde kugikorera abandi. Ikintu utakifuza ko kikubaho, nawe ntukifurize mugenzi wawe. Nimureke tugire urukundo, dukora ibyo Imana ishaka, kandi dukunda abantu bose tutarobanuye ku butoni. Imana itugirire neza. Ngo Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Imana ntabwo yigeze iduhamagarira gukora ibyaha, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Nicyo nahoze mbabwira ngo Imana yaturemeye imirimo myiza. Imana ishaka ko dukora ibyiza. Ntabwo yigeze iduhamagarira kwiyanduza, ntabwo yigeze iduhamagarira gukora ibyaha, ntabwo yigeze iduhamagarira gukora ikibi, ntabwo yigeze iduhamagarira gukora ubusambanyi, ntabwo yigeze iduhamagarira kwiba, ahubwo yaduhamagariye imirimo myiza, yaduhamagariye gukora ibyiza, yaduhamagariye kwirinda, yaduhamagariye kugira urukundo, yaduhamagariye kugira ingeso nziza, yaduhamagariye kwera imbuto zikwiriye abihannye. Imana itugirire neza. Bene data unkurikiranye, ndagira ngo uko
ukora ibyo Imana ishaka, ukiranuke, wirinde ikibi n'igisa nacyo, kuko Imana ntabwo yigeze iduhamagarira kwiyanduza. Imana ntabwo yigeze iduhamagarira gukora ibyaha, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Imana itugirire neza. Mwene data unkurikiranye, uriyizi, ongera wisubiremo, wisuzume, urebe kuri gukora ibyo Imana ishaka, urebe ko uri kugenda nk'uko Imana ishaka, urebe kuri gukiranuka, urebe kuri kwezwa. Nusanga hari aho watannye, nusanga hari aho wasubiye inyuma, uce bugufi usaba Imana imbabazi, kuko iracyari ku ntebe y'imbabazi. Ndakwinginga kugira ngo nusanga hari aho utsinzwe, upfukame aho uherereye usaba Imana imbabazi, kuko Imana icyo ishaka ni uko dukora ibyiza. Imana ishaka ko dukora imirimo myiza, Imana ishaka ko dukiranuka, Imana ishaka ko dukora ibyiza ahantu hose. Imana ishaka ko tuyubaha tukanayubahisha, kandi natwe tukiyubaha mu magambo tuvuga, mu byo dukora, ahantu hose duherereye ishaka ko tuyihamya mu byo dukora. Mwene data rero unkurikiranye, isuzume, nusanga hari ukuri kugenda Imana idashaka, ubundi uce bugufi usaba Imana imbabazi, irakubabarira. Imana itugirire neza. Ngo nicyo gituma uwirengagiza ibyo aba atari umuntu yanze, ahubwo aba yanze Imana, ihamwebwe umwuka wayo wera. Imana itugirire neza. Uwirengagiza gukora ibyiza, uwirengagiza gukiranuka, uwirengagiza gukora ibyo Imana ishaka, uwirengagiza kwezwa, ngo uwo nguwo ntabwo aba yanze abantu, ahubwo ngo aba yanze Imana. Bene data, ese koko birakwiye ko twanga Imana? Ushobora kutabivugisha umunwa, ushobora kuba wowe wumva utayanze, ariko ngo iyo udakora ibyo ishaka, iyo udakiranuka, iyo utirinda, iyo utagira urukundo, ngo ntagara abantu bawanze, ngo ahubwo aba wanze Imana. Bene data rero, ndagira ngo wisuzume, nanjye nisuzume, ubundi nusanga ari aho uri gutsindwa, usaba Imana imbabazi. Nigeze nsoma ijambo mu Itangiriro, riri mu bice 6, kuntu Imana ngo yabonye abantu, yarebonye abantu ngo noneho ngo abantu babaye babi, ngo bari gukora ibintu bibabaza, nkuko muri iyi minsi turi kubibona. Abantu bari gukora ibintu bibi, abantu bamwe na bamwe bari gukora ibintu bimwe bibi bibabaje Imana, bibi pe, ku buryo n'umuntu ashobora kubibona ari umuntu urebesheje amaso y'umubiri akabona ni ibintu biteye isoni. Imana rero irabireba, ngo yicuza impamvu ngo yaremye abantu, ngo igira ngo agahinda mu mutima, ngo iravuga ngo aba bantu nabaremeye iki, ngo irababara cyane, ngo yicuza impamvu ngo yaremye abantu, ngo iravuga ngo ngiye kubarimbura. Imana itugirire neza. Iravuga ngo ngiye kubarimbura bose, ngo ariko ngo iritegereza muri abo bantu bose, ngo ibonamo Nowa. Ngo Nowa wari warakiranutse, ngo yagendanaga n'Imana, ngo yakiranutse mu gihe cye. Mwene data unkurikiranye, ndagira ngo nkwinginge ngo ukora ibyo Imana ishaka, ukiranuke nk'uko Nowa yakiranutse mu gihe cye, wituma Imana yicuza impamvu yakuremye. Se mwene data, aho ntiwaba uri gutuma Imana yicuza impamvu yakuremye? Aho ngaho ntiwaba utumye Imana igira umubabaro? Ariko ntibikabe. Ndakwinginga kugira ngo ukiranuke, kuko Nowa Imana yamurokoranye n'umuryango we, kuko yari yarubashye Imana. Nawe rero nubaha Imana, ugakora ibyo Imana ishaka, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, nawe nta kabuza Imana izabana nawe kandi kurokorane n'umuryango wawe, kandi Imana izaguha umugisha, kubera ko witwararitse ukirinda, kuko uzaba wanze ubugome ugakunda gukiranuka. Imana izaguha umugisha, igusige amavuta y'ibyishimo, kandi ni ukuri izagukomeza, kubera ko uzaba wakoze ibyo ishaka. Imana itugirire neza. Rero nimureke dukore ibyo Imana ishaka, twirinde icyaha n'igisa nacyo, kuko icyaha ntacyo kimaze, ariko gukora ibyiza ni ubutwari. Ibyiza ntawe byishe. Ndagira ngo mbabwire ngo nimureke dukore ibyiza, tureke agahuge, tureke uburangare, kuko muri iyi minsi abantu benshi bararangaye. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimunyure mu nzira ifunganye, kuko ariyo itujyana ku bugingo. Mwirinde inzira ngari, mwirinde igihogere, mwirinde aho abantu benshi bari kunyura, mwirinde ibyo birangaje abantu benshi, ahubwo nimureke tunyure mu nzira ifunganye kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Ntabwo nabura kubwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, igihe ni iki ngo nawe profite aya mahirwe, wakire Yesu Kristo
kubera ko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo umwakire. Gukurikira Yesu ntabwo ari ukuyoba, ntabwo ari ubujiji, ntabwo ari ukubura icyo ukora, ahubwo ni amahitamo meza. Ndagira ngo nkubwire wowe nkurikira utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ntabwo uzicuza kumukurikira kandi ntabwo uzaba warataye igihe, ahubwo uzabona ko wahisemo neza. Mwakire rero akubera umuyobozi, akubera umujyanama, akubera inshuti mu rugendo rwawe, ntabwo uzakorwa n'isoni. Imana itugiriye neza. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu ndagushimye ndaguhimbaje, ngushimiye kubwira ijambo ryawe ratubwiye ngo ntabwo waduhamagariye ibibi, ntabwo waduhamagariye kwiyanduza, ahubwo waduhamagariye gukizwa. Mana, turakwinginze kugira ngo uduhe kwezwa ku gato no ku kanini, nk'uko waduhamagariye kwezwa, waduhamagariye ibyiza. Turakwinginze kugira ngo uduhe gukora ibyiza kurushaho, kandi nsengeye n'abari bacitse intege kugira ngo bababarire rwose, wongere ubambike imbaraga, nabo bezwe bakora ibyo ushaka, kuko nyuma y'aha ngaha hari urubanza. Mwami Imana, turakwinginze kugira ngo ukomeze uturindire ubugingo ko aribwo buzakubona. Ngo ukize abarwayi, bakoze ikiganza cyawe gikiza mu izina rya Yesu. Abafite intimba n'agahinda b'amahoro yo mu mutima, dusengeye umurimo wawe, komeza usuke ububyutse, ukomeze wagura itorero, ugabanya abarimbuka bongera abakizwa, bari bacitse intege bongerera imbaraga. Urakoze Mwami, ngaho uta ku mfubyi n'abapfakazi, nawe biyereke, buri wese wagukeneye umwiyereke. Kandi Mwami, dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, nabo biyereke Mwami, baremere igitangaza. Komeza ubane natwe rero. Urakoze kumvisha gusenga, icyubahiro ni cyawe n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho, kandi ikomeze ibahe amahoro itanga, kandi ikomeze ibahe kwezwa cyane no gukora ibyiza, ikiruta ikomeze ibarindira ubugingo. Naho ubutaha. Bye.